mu gice cyatambutse mu nkuru mbabazi naguha twasize Debora arimo agambirira kuba yakiyambura ubuzima yararimo atekereza atase ubundi ubu ko nta kintu n'iki na kimwe nsigaranye ubu akishora muri uyu muhanda ahari imodoka ikaba yangonga nk'ahasiga ubuzima ahari nkaba niruhukiye urwango abanjye bangaragiye bamfitiye. Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Debora. Mu mutima akomeza kwibwira avuga ati rega n'ubundi mana nta kintu n'iki na kimwe nsigaranye, yewe nta kintu n'iki na kimwe mfite, sigaye meze nk'igiti kitagira amashami. Ibaze ko isi n'abantu byose byantaye, abantu bose baranyanze, nta kintu n'iki na kimwe nsigaranye kuri iyi si, nta kintu n'iki na kimwe kizima mfite muri kano kanya. Mana rero ndumva nta kintu n'iki na kimwe nsigaranye, nta n'icyo mfite ndamira, nta n'icyo mfite ndi guharanira kano kanya. Ese ubundi naba ndi guharanira iki? Imfura yanjye yaranyanze ariko ndamwumva. Mana njya nibaza ubundi nari natewe n'ibiki? Debora atangira kurira kubera ko ikiniga kiramufata, ahera akicara hafi aho ngaho ku muhanda, yicara mu muhanda neza, gatangira kwibaza kavuga ati mana ni ibiki byari byamfashe? Ese nari narahanzweho? Hari dayimoni yabaga muri njye? Ubundi ni gute nijisho y'umwana wanjye? Gute nataye imfura yanjye? Mana kugeza ubu simbyumva. Ubundi ahahise hanjye nari muntu ki? Kuki nakoze amabara nkariya? Narabanje mpemukira Medi, Mana ndamubabaza, ndagenda nkora ubukwe n'undi mugabo kandi tutakundanye igihe kinini. Mana kuki nikundaga? Mana kuki niyumvaga? Ubundi Debora wa kera ni muntu ki? Ese ubundi Mana kuki nari mbayeho kuriya? Kuki nari nuje umutima w'ubunyamaswa? Kuki nirebagaho ubwanjye aho kureba abandi? None dore ahahise hanjye hari kugenda hangaruka. Mana ubu nzaba uwande? Ese Mana nzitwa uwande? Ninde wabasha kunyumva? Ninde wabasha kunyumva koko Mana? Naho guhemukira Medi bidahagije, byerekaho guhemukira umugabo wanjye wankunze, kankunda n'umutima we wose, kankunda n'ibyo byose, nta kintu n'iki na kimwe nari muburanye. Mana nari mbayeho neza, nambaraga icyo nshaka, nkarya icyo nshaka, ariko ndangije mwitura kumuca inyuma. Mana ubundi ibintu nakoraga ni ibiki? Ubu nanjye ntabwo ndasobanukirwa. Ibyo nabyo ntabwo byanyuze. Natwaye umugabo w'akasi, umugore wancumbikiye, wambonye byanshobeye byancanze, nafite aho ndara, nirwa niyahuza amayoga, ndangije ndamuhemukira, mutwarira umugabo. Mana nkajya mutoteza. Ese ko kuriya yari njye? Ese ko kuriya ni Debora? Mana haba hari ikindi kintu cyaba cyaraje kikanyinjiramo cyatumaga nkora biriya byose? Ahahise hanjye kari habi, ahahise hanjye ko hashaririye.
ahahisha hanjye ko huzuye amabi, huzuye amahano. Mana uriya ntabwo yari njye, ntabwo yari njyewe Debora. Mana kuki? Ese ubundi umutima nama nari narawushyize he? Ndangije ngerekaho no gutwara umugabo wa murumuna wanjye. Mana ndyamana na muramu wanjye, nsenya urugo rwa murumuna wanjye. Mana naramucunaguje, Mana narwanye nawe. Ese ubundi nari narasaze? Ubundi se buriya nari muzima? Ibi byose ndabikwiye, nkwiye bino bihano. Nakoze amahano, nakoze amahano, ntago ndi uwo kubabarirwa. Ariko Mana wowe ugira impuhwe kandi ugira ibambe, nsobanurira ubundi kirya gihe nari muntu ki, ubundi narinde, ubundi se ubwo ndinde? Mana ndi iki? Kubera iki Mana? Kuki nkomeje kunyura muri bwiza nari mfite bwaranshutse? Nirebaga ikibero nkabona ntawumiga, nakireba amaso nkabona andi maso y'inyana, nakwireba indeshyo nkabona ntawe dusa, nkibaza nese undi utasate. Narebaga imiterere sinitekerezeho, sinanatekereze ko icyo ari ikibiri, ngo yari umubiri ubora. Mana kuki nikundaga? Mana kubera iki ahahise hanjye hari kungaruka? Izi ni ingaruka z'ubwibone no kwishyira hejuru. Mana ugira impuhwe, Mana ugira imbabazi, Mana ugira ibambe. Ese ubundi abandi bo bambabarira bate? Nanjye ntarabasha kwibabarira. Mana nsigaye numva niyanga. Mana ubundi ndinde ndi iki? Mu gahinda kenshi Debora atangira no kujya yikubita yibabaza. Atangira kujya yikubita mu mutwe asa n'uri kwibabaza. Kazunguza umutwe akamera nk'aho abonye ikintu hafi aho, umutwe we yawukubitaho. Amarira aba ari menshi, agahinda ari kenshi. Mu mutwe we hatangira kwivanga, hakazamo ibintu byinshi. Agatangira kubona mu maso ye abantu bose yahemukiye. Akabona Crane yamuhagaze imbere asa n'ubwira ati Debora, uzabona ishyano, uzahura na byinshi, uburibwe watumye nyuramo n'agahinda nagize Imana izagukubire, uzababara kugeza uvuye kuri iyi si. Wowe ntabwo ukwiye imbabazi, nta nubwo n'Imana ikwiye kukubabarira. Ese ubundi niba Imana itakubabarira, njyewe ndindeho kukubabarira? Ntukwiye kwitwa mama, ntukwiye no kuba umubyeyi, uba uri umubyeyi gito. Debora mu bwoba bwinshi ahita atangira gusa n'uri gupfukama, asa n'uri gusaba imbabazi Crane, kandi imbere ye nta muntu uba uhari, ahubwo aba asa n'aho ari kumubona imbere ye. Agatangira gupfukama avuga ati mwana wanjye, mbabarira irya none, mama hirwe, wirengagiza amakosa yanjye. Nanjye hahise hanjye hameze nk'icyuma cy'injomba, kikanangiza ibyiyumviro n'umunezero wanjye. Erega nanjye ndaremerewe sindiho. Ababona Crane yari kumusubiza akamubwira ati oya, wowe nta mbabazi ukwiye, sinzigera nkubabarira.
n'umunsi n'uyu n'umwe. Ikindi ntukanyite umwana wawe wowe ntabwo uri mama. Mama nzi ni Kare, wowe ntawe uri we. Nta nubwo ukwiye no kuba unyita umwana wawe. Ako kanya ajya kubona akabona haje Meddy asa naho ari guseka, yamusetse cyane. Meddy aherako akamubwira byose ni ibintu aba ari kwimajina, aba ari kubona mu maso ye, abona wagira ngo abo yahemukiye bose bari imbere ye. Meddy akamubwira ati noneho uri kubibona? Ese noneho urumva uburibwe nanyuzemo? Waba wumva uburyo guhemukirwa no gutenguhwa noneho biryana? Ese noneho waba wumva uburyo biryana kurushaho kuba wababazwa n'uwo ukunda kandi wawe wa hafi? Urabona umwana wawe atakwihakanye ze kandi waramwibyariye? Hama hamwe wumve, izi ni ingaruka zo kwikunda. Debora, warikunze urakabya, warikunze urarengera, wirebagaho ubwawe, niwajya gureba abakugaragiye, by'umwihariko inshuti zawe. Ese ugize ngo iyo utaza kumpemukira ibi byose biba byarabaye? Tuba tubanye mu mahoro, ubu uri umugore wanjye, ariko warakoze. Reka ngushimire, iyo utaza kunsiga ngo ugende, simba naragize amahirwe yo kuba mfite umugore mwiza nka Kim, umugore unkunda, akankunda uko ndi. Nkunda ko yakunze njye wa nyawe, atitaye ku hahise hanjye, kabone ni uko byaba bimeze kose, ko byaba biremereye kose, iteka umugore wanjye ahora mu ruhande rwanjye. Debora, ntabwo wari ushobotse. Niyo mbera umugore nari kuzabyicuza ubuzima bwanjye bwose, nari kuba nsigaranye kuri iyi si. Ariko reka nkubwire, ntago nicuza rwose kuba waramviriye mu buzima. Warakoze kugenda, ni ukuri wibare pe, kubera ko watumye mbona uw'umumaro kandi w'umugisha mu buzima bwanjye. Mu gihe akiri kubona Meddy mu maso ye, abona na Kare ahingutse, asa n'umubwira ati Debora, twabaye inshuti kuva mu bwana, wari nka mukuru wanjye, ariko natunguwe n'uburyo nyuma waje guhinduka. Njye ntago nitaye ku mabi wankoreye, sinitaye no ku bibi wankoreye byose, ngenda cyagufata nk'umuvandimwe. Komeza urwane no kugira ngo abo wahemukiye bose bakubabarire. Njye nta kibazo ngufiteho. Iteka murambwira umwana wawe kukumva no kukubabarira, ariko warikunze urarengera, wakoze amahano pe. Ndagukunda urabizi. Ariko ku rundi ruhande ni ukwiye imbabazi. Nubwo dutegetswe kugira imbabazi, bitabaye itegeko twashyiriweho n'iyera, ukuri nta muntu wakubabarira. Debora biramucanga, ibintu byose kabona isi yamwikaragiyeho, aherako akabona isi yamubanye akadomo, atangira gukuramo inkweto kazishyira iruhande rwe, aherako akumva ibintu bibaye byinshi mu mutwe, agaherako akiruka. Arimo yiruka mu muhanda, aba ari kwirukanka asa n'uri guhunga, ahunga abantu bose yagiye ahemukiye, abo yagiye ahemukira bose, kubera ko ababona umwe kuri umwe asa n'uri kugenda amutera. Yiruka agenda avuza induru, avuga ati nimuntabare, nimuntabare yemwe, nimumfashe guhunga,
ni mumishe bano bantu ndabona hari bari bunangirire nabi. Arimo yiruka ahura na Ekim agasa n'umutangira. Debora agatangira kubwira Ekim ati Ekim mbabarira untabare, abantu barenda kunyica, dore ngaba barankurikiye. Ekim ati abantu barenda kukwica, bari heza ko ntabwo ndi kubona. Ati yewe ati dore ngaba bari baransatiriye, ngaba bari kugenda banyirukanka, bose bari kumbwira ngo narabahemukiye, umuntu wese ari kunseka, bose bantaye, bose bamfitiye urwango n'umujinya. Ekim ati Debora tuza nta kintu uri bube, turi kumwe na muntu uri bugukoreho, humura. Debora toya yewe wowe ntabwo uri kubabona, dore ngabariye. Ekim ahera akabibona, akabona ko Debora ashobora kuba afite ikibazo, agerageza kumuturisha, ariko kubera ko Debora we aba arimo abona ibidahari, aramwiyaka agahera kakiruka. Ekim nta kindi kintu akora, afata telefone agahamagara umugabo we. Aramuhamagara, telefone yigacamo ariko ikikuraho, arongera akamuhamagara akitaba. Mu kwitaba aramubwira ati be tabara, Debora none harasaze, muye nawe yataye umutwe, umenya noneho agiye kuba umusazi weruye. Medata ariko ni wowe wasaze, Debora zarasarishwa n'iki? Ekim ati babe gabanya imikino yewe, ngiye kuguha address y'ahantu uri, nanjye ngiye kugerageza nkomeze mujijishe, ukora uko ushoboye uhagere, muze mumufate. Naho bitari ibyo ngibyo Debora rwose turamubura, kuko atangiye no kubona ibintu bidahari. Medati sura komeje babe, unda turumva ndi kuguhamagara ndi kugukinisha, urumva ibyo ari ibintu nakinisha? Medati okay, narindi kumwe na Raoul, ntacyo ubwo turaje, duhe address. Ahera kakabahereza address y'ahantu aherereye, aragenda akegera Debora agakomeza kumujijisha, ariko Debora agakomeza kumubwira ibintu byinshi ari kugenda abona mu maso ye. None hatangira kubona ibintu by'imikara, mbona ibintu by'ibisimba bisa naho bimwasamiye, kavuza induru cyane, kajya abwira Ekim ari nakamwihishaho, amubwira ati misha ndabona noneho hari nibije kuntwara, ndabona hari nibinyasamiye, ndabona hari nibije kundya, mbabarira umpishe. Ekim akomeza kurwana no kugerageza kuba hafi ya Debora, ariko Debora bafite ingufu nyinshi, rimwe na rimwe kamurusha imbaraga. Abantu bari aho ngaho batangira kuza gutabara, ariko kubera ko Debora bafite imbaraga nyinshi, bose akabiyaka. Bakiri muri ibyo, Raoul na Medi bahita bahagera. Debora akibona Medi ahera ko nanone akibuka bimwe yahoze abona yimajina, agatangira kwigirayo, akavuga ati ntunyegere, ndakwinginze mbabarira, ntago nzongera guhemuka, sinzongera kukubabaza, yego narakubabaje, ariko mbabarira irya none, Medi ndakwinginze mbabarira, basi numbabarira urangiza bino bintu binyasamiye. Medi atangira kumuturisha, amubwira ati humura, humura nta kintu uri bube, humura rwose nta rwango ngufitiye. Ariko kubera ko Debora aba akomeje kubona ibidahari, uko Medi aba amwegera ngo arebe ko byibura yamuturisha bakaba bamufata, atangira kumubonamo ikindi, akabona ni ikintu kiri kumusatira, gisa n'igifite icyuma kije kumutera.
Debora avuza induru agahera kakiruka. Rawuru na Medi bamwirukaho ariko bikaba iby'ubusa bikarangira bacitse. Batangira kwibaza ki noneho indwara ziragwira, turamenya noneho yarwaye ibiki. Ese noneho ibi ni ibisazi yatewe n'abazimu, dayimoni yamutahiriye, ni nyabingi yamuteye. Ese noneho ibi ni ibiki kandi? Akimati noneho yari amaze kabiri kuva rwose yava mu bitaro nibwo yakongera kurwara. Undi Debora yarasigaye atuje atakinavuga, ubona wagira ngo nyine isi yamubereye ibindi bindi, amagambo kuri we yari yarashize ivuga. None guceceka kwe no gutuza kwe hatombotsemo ibindi bintu. Ndabona noneho habasitinga ibindi bintu utamenya. None ibi ni ibisazi, ibisazi bimeze gutya se bibaho kandi birabashobera bikabacanga. Nawe urahera kagahamagara umugore we, gahamagara Kari aritaba, kavuga ati none se baby kumamagaye mu masaha y'akazi ntago uzi ko ndi mu kazi? Undi ati baby ibyo urimo byose bireke, tugize ikibazo. Karwata ariko se tuzahura mu bibazo buri munsi ni ibibazo. Buri munsi, nta munsi n'uyu wakira umuntu atabonye ibibazo. Ntari nzi ko ibibazo birangiye, none kandi harongeye habaye ibindi kuri iyi nshuro. Se kandi habaye iki? Ahura ati nanjye mba numva byancanze. Ibaze ko ikibazo kimwe kirangira haze ikindi, akaba mugani ngo ikigeragezo kirenga ikindi gihinguka. Nanjye bimaze kuncanga bimaze kuncanga. Nsigaye nicara nkibaza nti ese ibi bintu bibaho by'uruhererekane bisobanuye iki? Ibibazo ni ibibazo. Karoti none se ubundi habaye iki kibazo? Noneho kuri iyi nshuro ninde ufite ikibazo? Ariko nizere ko basi abana banjye bameze neza, ntabari Krenia nangwa se Riya. Rwose ngewe Karisi nabyumva. Ahura ati ni Debora. Ndati ngo iki? Debora kandi none se arongera ararwaye? Ahura ati noneho birenze n'uburwayi, Debora yasaze. Karati ngo iki? Gusara byo gusara se? Seriously? Ahura ati nanjye byancanze baby. N'ubu ndumva ntazi ikintu, sinzi ikintu ndi bukore. Ibyo mbonye n'amaso yanjye biratangaje. Arahura akiri kuvugana na Kari, Debora baturuka inyuma, yabagera imbere agatangira noneho kumuka nk'imbwa, asa naho ari kubamukera. Karoti ibyo ni ibiki ndi kumva? Ahura arahindukira, mu guhindukira akabona ni Debora. Kavuga ati Yesu Kristo noneho ndapfuye. Ibintu ndi kubona sinabikubwira. Karoti se ni ibiki? Ati se ntabwo uri kubyumva? Uwo ni Debora. Karoti ngo iki? Baby kunteye ubwoba, Debora ni wameze gutyo? None se byagenze bite? Undi ati nanjye sinzi uko nabisobanura pe, sinzi n'uburyo nabivugamo, byandenze nanjye byancanze. Undi ati no way. Karoti none se muri he? Ahura ati ndaje ngo uhereze rwose address, nawe uze wirebere. Ahera kagakupa
Debora bari imbere yawe ariko nta muntu wamwegera. Hashira akanya noneho kumoka bigahagarara, agasa naho abayemo muzima. Byarangira agatangira kwireba, kabona wagira ngo hari ibintu ari kureba ku mubiri we. Debora muri we atangira kureba umubiri we, akabona hari kugenda hazaho ibintu utamenya ibyo ari byo. Atangira kuvuga ati none se mbaye iki? Ibi bintu bitangiye kunza ku mubiri ni ibiki? Debora atangira gusa naho hari ibintu ari kwishutura ku mubiri, ariko agenda yikomeretsa. Atangira gufata amabuye ari nakagenda yibaga, avuga ngo ari kwikuraho ibintu biri kumumera ku mubiri. Mu by'ukuri ababona ibidahari afata amabuye gatangira kwikatagura mu isura, ngo ari kwikuraho ibintu, amaboko yose akayakatagura, mbese umubiri we wose aba yawukataguye, ngo hari ibintu ari kwikuraho. Dawuru na Medi barabireba bikabarenga. Kimu we kwihangana biramunanira, agatangira no kurira, kavuga ati Mana, iyi ndwara noneho, iyi ndwara ni gateke. Mana yanjye koko, uwavuza yamenya avuza ibiki. Bakiri aho ngaho, Karina wahita hahinguka, agikubita amaso Debora, ahita yifata mu maso, akavuga ati Mana, nizere ko ibyo ndi kureba atari ukuri. Reka nizere ko ahari ndi mu nzozi. Mana, ibi ni ibiki mbonye? Basi nizere ko uyu atari Debora ndi kureba. Kari ubwoba buramwica, bukamwica cyane. Raoul arabibona, kabona ko umugore we adatuje, akamwegera, agahera kamukura aho ngaho, kamujyana mu modoka, kaba ari hamwicaza, kamubwira ati babe, tuza Debora araza kumera neza. Karato yawimbeshya, Debora ni kuriya yabaye. None se ninde wamugize kuriya? Raoul ati nta muntu wigeze umukoraho, byose niwe uri kubyikora, nta muntu n'uyu n'umwe uri kumwegera. Ntabwo nzi nanjye ngo yatewe n'ibike. Ibaze ko nabuze n'icyo mvuga n'icyo ndeka, ariko ndakwinginze, ibingibi byiguhahamura. Kari we ntago aba ari kubyiyumvisha, asubiza ubwenge n'ubwonko inyuma, akibuka uburyo asanze Debora ameze, nawe ubwoba bukamwica, agatangira kuvuza induru, akavuga ati bebe, ibintu mbonye ni ibiki? Debora yabaye iki? Ninde wamugize kuriya? Kuki abana ari abagome? Ese biriya twabyita ibiki? Ntago buriya ari ubusazi, none se yahanzweho? Baby, ntago mbyumva. Kari asa n'ushatse gusohoka, ariko umugabo we akamufata, akamubwira ati hani, tuza, ndahari ndi iruhande rwawe, nta kintu uri bube, kandi na Debora araza kumera neza. Trust me, ndakora uko nshoboye, turebe ko byibura twamujyana kwa muganga. Undi ati none se be, turamenya tuvuza ibiki? Ese turamenya tumuvuriza he? Ntabwo njyewe mbyumva. Ese basi Mana, niba iki ngiki ari igihano, ahangaha Imana irarengereye. Ntabwo Debora akwiye ibi ngibi. Yego nibyo yakoze amahano menshi, yababaje benshi, yahemukiye benshi, ariko ntabwo akwiye guhanwa muri ubu buryo. Ese Imana ko ari inyemuwe kandi ari inyebambe, ikaba igira imbabazi kubera ikibi byose biri kuba? Baby, ntabwo ndi kubyumva. Akuse basi uri kureba ukuntu ameze, basi uri kureba ukuntu ari gusa, umubiri wose wuzuye amaraso, wese ni inyama.
reba ukuntu ari kwikatagura akoresheje amabuye. Ese ubundi ibi ni ibiki koko mana? Mana koko watabaye irya none. Ubu se noneho turamenya tumuvurizayo. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese ubundi Debora nyuma y'uko afashwe n'iyi ndwara none hazakira nangwa iri ni ryo herezo rye? Ese uku kwikatagura nibyaza no kujyana no kwiyambura ubuzima? Byose rero tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha. Njyewe nitwa Obvious, uri ni Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.